Abantu benshi biheguriye Imana ariko rimwe na rimwe bagenda bakora ibintu bishobora kubata muri risike. Aha ngaha muri kubona ko harimo amazi menshi amanuka, murabona abagabo, abana ndetse n'abakobwa bagenda birirwa bazenguruka muri ayo mazi ngo baje gusenga. Ariko aha ngaha murabona ko aya mazi urebye nabi yagutwara cyangwa se yagutembana. Aha ngaha ni mu karere ka Rusizi ahitwa mu Nyagatare. Abantu benshi bahazi cyangwa se abantu benshi bagenda bahumva bitandukanye bitewe n'uburyo abantu birirwa baza ngo baje kuhasengera, bakumva ko bari buze gusubizwa kuko baje gupfukama imbere y'amazi. Murabona abakobwa baba bazanye n'abana batoya bagenda babomotsa kugira ngo barebe ko basubizwa. Ibi ngibi ni ibintu bitemewe na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se ni ibintu u Rwanda rugenda rurwanya umunsi ku wundi, aho bagenda bafata abantu bagiye gusengera mu butayu, ku mazi ndetse n'ahandi. So uyu munsi rero turi kuri ya channel yanyu ya Van Films cyangwa se Wake Up Films, ni ukuvuga ngo aha ngaha tugiye kujya tubahereza ibiganiro cyangwa se documentary zo ku bintu bigiye bitandukanye tugenda tubona ahantu henshi hagiye hatandukanye. Niba utarakoze subscribe wibuke gukanda subscribe kandi inzogera ndetse usharinge video ku bantu bose nimba wabashije kuba wakifuza cyangwa se wakishimira kureba iki gitekerezo. Tudatinze rero murabona ko aya ni amazi atemba, amazi abantu baza gukoreraho cyangwa se abantu baza gutura ibibazo byabo kugira ngo babashe kuba bapfukama basenge. Nibwo abantu benshi bagenda bavuga ngo nimba ushobora kumva ko ugomba gusubirizwa imbere y'amazi, utandukaniye na ba bantu baza gusenga ibintu runaka cyangwa se ibigirwamana, kuko nimba wumva ko utasubirizwa mu rugo iwawe ahubwo ukajya gusubirizwa imbere y'amazi, urumva ko ni ibintu bigoye cyane cyangwa se ni ibintu birimo ntabwo nabyita ubujiji cyangwa se ni ibintu biba biri mu myemerere y'abantu. So uretse rero kuba hari n'amazi, ni ahantu hari imisozi myinshi igiye iteye ubwoba. Murabona iyi misozi muri kubona ngo kuri screen yanyu, iyi ngiyi niyo uzamuka kugira ngo ugere hariya ahantu hari ariya mazi. Urabona ko ni ahantu hameze nk'ahantu hari urukundo rw'amabuye, ushobora no kuzamuka ukaba wanyerera ukaruduka cyangwa se ibuye rikaba ryakugwaho. Urabona ko iyi ni muri dangerous zone, ni ahantu ushobora kuba wagenda ariko bikaba byarangira ibintu bitagenze neza. So urabona ko rero aha n'ubundi ni mu Nyagatare, ni ahantu abantu bazamuka kugira ngo babashe kuba bagera kuri mugezi wo gusengeraho, kuko murabona ko abantu baba bapfukamye rwose baramya Imana, bavuga ati guha twapfukama imbere y'amazi niho turi buze gusubirizwa cyangwa se niho ibisubizo byacu biri buze guturuka. So urabona ko rero abantu bagenda bazamuka imisozi, murabona nk'uriya mukecuru ndetse n'uriya mama, urabona ko rwose ni abantu bashaje ariko imbaraga zo kuzamuka uyu musozi ntabwo bashobora kuzibura, kuko baba bavuga ati nitujya gusengera kuri uriya musozi cyangwa se niturihira kuri uyu musozi, nibwo Imana iri bubashe kuza kutwumva cyangwa se nibwo Imana iri bubashe kumva neza icyifuzo cyacu cyangwa se ibitekerezo dufite, nibwo biri buze kugerwaho. Ibi ngibi rero leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ibica ibuza abantu kujya gusengera mu misozi, kubera ko ibibona ko bishobora kubatera ikibazo cyangwa se bishobora kubakoraho. Kuko urabona nk'iyi musozi, urabona ko impamvu leta y'u Rwanda ikomeza kubuza abantu kujya gusengera mu butayu, urabona ko nk'umuntu wazamuka uyu musozi aba ari hagati yo gukira ndetse no gupfa. Urabona ko aha hantu hateye ubwoba kuharebesha amaso, ariko umuntu watinyuka akahazamuka n'umunaniro noneho kamemo, murabona ko nk'abariya ni abakecuru, umukecuru ushaje kuriye n'ibuye ryatenguka ntabwo yashobora kwiramira. So rero ni ukuvuga ngo njyewe muri kumva ni Van, ndajya nkomeza kubahereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, zaba documentary ku bintu ibyo ari byo byose, ku basitari ba filime, ku bakinnyi basanzwe, ikintu cyose kiri gutrendinga nzajya mbasha kuba nabibagezaho kugira ngo mubashe gusobanukirwa ibintu umunsi ku wundi, amasaha ku yandi, amezi ku yandi ndetse n'imyaka ku yandi. So murabona ko rero aha ngaha harimo abana batoya bari kugerageza cyangwa se bari gufatwa berekezwa mu mazi kugira ngo nabo batangire kumenyerezwa ibi bintu. Ariko urabona ko nk'uyu mwana uri aha ngaha, uyu mukobwa w'imisatsi afashe, urabona ko n'umwana mutoya afite ubwoba. Ibi ni ibintu bishobora gutuma abana bagira ihahamuka. Reba nk'uyu mugabo ahantu ari kwicaza umwana, urabona ko rwose ni ahantu nyine ni muri danger, ni muri dangerous zone. So nicyo gituma rero ibi ngibi bikomeza kugenda birwanywa na guverinoma y'u Rwanda, bavuga ati hari abantu benshi bagiye babura ubuzima bwabo ngo bagiye gusenga. So niba ushaka gusenga, nibwo leta ivuga ngo ugomba kujya usengera ahantu hemewe, nta byo kujya mu butayu, nta byo kuzamuka imisozi, nta byo kujya kurara mu mashyamba ngo kugira ngo nibwo Imana iri buze kukumva.
nibwo leta ivuga ngo tugomba gushaka insengero zifite security, insengero zimeze neza zitateza ibibazo, ubundi abantu akaba ariho bazajya bagenda bakajya gusengera kugira ngo babashe kwacivinga imyemerere yabo. Gusa leta ivuga ko imyemerere y'abantu ntabwo ishirira mu butayu cyangwa se ishirire mu misozi, kuko ntabwo ariho hantu honyine Imana yagusubiriza. So ni ukuvuga ngo rero nawe uri kunyumva muri aya masaha muri iki gicamunsi, niba uri wa muntu uhora wumva ko ugomba gusubirizwa mu butayu, niba uri wa muntu wumva ko Imana izagusubiza ari uko wagiye mu mazi, inshuti yanjye ntabwo nakubwira ngo uribeshye cyane, ariko hari abantu bakubona bakabifata nk'ubuyobe. So niyo mpamvu nimba uri umuntu ukunda Imana, kuko natwe turayikunda, kandi ukunda gusenga, ugomba gufata umwanzuro, ugafata icyemezo, ukavuga ati njyewe ubwanjye ku giti cyanjye, nkurikije ibitekerezo mfite cyangwa se nkurikije ibyifuzo byanjye, hari uburyo ngomba kubigeza ku Mana bidasabye ko ngomba guca muri iyo misozi cyangwa se muri ayo mazi. Kuko ahangaha urabona ko hari n'abarara muri aya mazi, hari abarara muri iriya misozi, kandi urabona ko kabisa ni ahantu hadashobora kubura inyamaswa z'inkazi. Urabona ko nk'uyu musozi inyamaswa y'inkazi ishobora kuba yagusangamo, kuko urabona reba muri ibi bibuye, nimba ushobora kuza ukihugika muri kiriya kibindu ziriya hirya ukaba wararamo, isaha n'isaha inyamaswa y'inkazi yagusangamo kandi ntabwo yagusiga ubuhoro. Kandi abantu benshi baza muri iyi misozi ni abantu baba basize ingo zabo mu rugo, basize abana, basize famiye zabo, bakaza ahangaha ngo baje gutura Imana ibibazo. Urabona ko hano hantu hari ibihuru byinshi, harimo inyamaswa pe ntabwo zabura. Urabona ko izi ngizi kugira ngo hano hantu hacukike gutya, akenshi uba usanga ari intaho z'inyamaswa z'inkazi, akenshi uba usanga nyine ari ahantu hatari security, ahantu hatari security. Reka dusoze twiganirira tuvuga ngo ese nawe uri kureba iyi nkuru, uri kureba ukabona ko kuba umuntu yajya mu misozi cyangwa se yajya mu butayu, yajya kurara mu mashyamba, yajya kurara yinyagiza imvura, yajya kurara yanyagirwa amazi, nawe urahamya neza ko ariho hantu Imana yagusubiriza? So wenda ntabwo ndi kuza kuveba imyemerere yawe cyangwa se ndi kuza guhinyuza ibyo utekereza, gusa nimba ubona ko ari Imana yagusubiriza, uze kwandika muri comment twiganirire, turebere hamwe ibifatika, kuko natwe turi kuvuga ibi ngibi turasenga, ariko hari ibyo twiga tutemeranwaho na hamwe. So ntabwo wambwira ngo ufata umwana w'imyaka 3 uri kumuzana muri iyi ruhurura y'amazi, uri kujya kumwurirana ibibuye bingana kuriya n'ukuntu abana bakubagana. Ese urambwira ngo umwana nagucika agahubuka kuri uyu musozi, urambwira ngo uyu mwana azaba akibonye ubuzima? Biragoye kandi cyane. Reba uyu musozi nanjye ubwanjye nawurebye untera ubwoba, urambwira ngo umwana najya ari ahantu akahuruduka, just nyine urumva ko no gukereya ibibazo, no guteza ibibazo, ikibazo gikomeye cyane. So no kuvuga ngo rero iyi channel tuzajya tugenda tubahereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibintu biteye ubwoba, ibintu bitangaje, ibintu tugomba kuganiraho tukabifatira umwanzuro, tukareba ibishoboka, ibintu tuzajya dukora bishoboka kugira ngo tubashe kubaho duhugutse, tubashe kubaho dufite imitekerereze iri big, dukora ibintu bikarite kandi bidashobora kuduteza ibibazo twebwe n'imiryango yacu. So urabona uyu mugabo upfukamye ahangaha kuri ekara yawe urimo uramubona, urabona ko abana barapfukamye ariko mu by'ukuri ntabwo bazi ibyo barimo, ariko nyine urabona ko iyi ni culture ariko batoza. Uyu ni umuco wo gusenga. Gusenga ni byiza, gusenga ni byiza ku muntu uwo ari we wese, buriya nta mana nta kiba cyabaye, ariko just ukamenya ahantu ubikorera, ukamenya n'ahantu ugomba gusengera, kuko buriya ahantu hose wasengera mu myizerere yacu twese nk'abakristu, imyizerere yacu ahantu hose wasengera Imana irakumva, kandi icyifuzo cyose watura Imana irakumva kandi ikaba yakiguhera nk'umugisha, ibyo wasabye Imana byose bikagerwaho. Ni uko nguko rwose abantu mwese mugiye mufite imyumvire mwumva ko muzagenda mukajya kwibabaza, hari n'abikubita kugira ngo Imana ikunde basubize ngo bumve ko bababaye. So just nyine urumva ko ibyo bintu birimo filozofi nkeya, birimo nyine ibintu biri unscripted. So ujye ukora ibintu wateguye kandi ubona ko bitazigera bikugiraho ingaruka, ibintu ubona neza ko bizagufasha mu buzima bwawe bwose, bikagufasha gusevinga ubuzima bwawe, ukumva uri safe, ukumva usenga utuje. Ntabwo buri gihe Imana ikumvira mu kwibabaza kwawe, kuko buri gihe cyose wibabaje ntabwo ariko ari n'igihe bibabaza rega Imana ntikumve, cyangwa se bitewe n'uri we, bitewe n'ibyo ukora bigatuma isengesho ryawe ritagera ku Mana. Bitandukanye na wa muntu wasenze yihirinze bisanzwe akavuga ati mfashe Bible ngiye mu rusengero, ngiye gutura Imana ibibazo byanjye, ubundi nimara gutura Imana ibibazo byanjye ntahinde mu rugo njye kuryama. Iki ni kintu cya danger, ni kintu kiri big. So tutizimba magambo rero, reka
reka ikiganiro cyacu tugisoreze aha ngaha, gusa wowe utarakoze subscribe urabona iyi channel ni nshyashya kugira ngo ibashe gutera imbere, wowe uzabigiramo uruhare wari kureba iyi video ndetse n'undi umuntu wese ino video ibashe gukora ku mutima azabigiramo uruhare. So ndabakunda cyane rero, reka mvuge ngo tuzahore ku munsi w'ejo turi kureba izindi nkuru zigiye zitandukanye, tureba mu Rwanda ibiri kuvugwa, tureba mu buzima bw'abasitari, tureba ku bintu bigiye bitandukanye, dukora ibiganiro byinshi birimo ubwenge umuntu ashobora kumva akagira ikintu atoramo kugira ngo buri muntu wese azabashe gusobanukirwa ikintu icyo ari cyo cyose. So reka mvuge ngo ndabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza, Imana ibarinde kandi Uwiteka akomeze kubahezagira. Gusa mujye mugira amakenga, mwitondere ibyo mukora mbere yo kujya mu kintu, ujye ubanza utekereze kabiri, urebe neza nimba icyo kintu koko hari aho cyazakugeza, nimba icyo kintu kizagusevingira ubuzima, kuko burya ibyifuzo byose uduha Imana ni ukugira ngo ukemure ibibazo ufite ubeho neza. So mu gihe ubuzima bwawe uri kubushyira mu kaga rero, urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Kubaho neza bizagorana kandi bizatuma nawe ubwawe wumva nyine ko hari icyo ubura, cyangwa se ushobora no kubura ubwo buzima na bya bintu wasabaga Imana ntubigire. So ndabakunda cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ciao ciao.